tumaze rero kubona ibikoresho by'ingenzi ibyo navuga nabihuza n'igikorwa cyo guhuza amatora n'amasanduka y'itora. Amasanduka y'itora muribuka yuko twagiraga isanduka imwe yakoreshwaga kubera ko twabaga dufite itora rimwe. Kugira ngo rero tubashe korohereza abanyarwanda natwe twese mu mirimo yo gutegura amatora, twateguye yuko hazaba hari amasanduka abiri muri buri cyumba cy'itora. Ayo nayo tukayatandukanya amabara kugira ngo igikorwa cy'itora kizagende neza. Tuzaba dufite isanduka y'umweru ifite n'umufuniko w'umweru izatorerwamo izashyirwamo impapuro zatoreweho Perezida wa Repubulika. Tukazagira n'isanduka y'umweru ifite umufuniko w'umukara izatorerwaho abadepite. cyane Vice Chair, nagira ngo banze mbasuhuze, tubahe n'ikaze muri NEC, abanyamakuru ni partners bacu. Kibanje no kumushimisha nuko mbona nubwo harimo katoya ndi buvuge uko mbona sigaye dufite abagore abagabo mu itangazamakuru, ariko izo kamera ndabona zabaye iz'abagabo gusa. Yeah, nagira ngo mbashimire cyane yuko mwakiriye ubutumire bwacu, kandi nkuko bisanzwe abanyamakuru dukorana umunsi ku wundi. Tunabashimire cyane yuko kuva aho dutangiye kwitegurira ibikorwa by'amatora mwagiye mudufasha kugira ngo tugeze ku banyarwanda aho ibikorwa bigeze. Intego y'uyu munsi yari ukugira ngo mu by'ukuri tubagezeho aho imyiteguro igeze, kugira ngo twitegure amatora uko biteganywa n'amategeko azaba mu gihugu cyacu, amatora azaba ahuje itora rya Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite. Tukaba rero twifuza kugira ngo abanyarwanda bakomeze bamenye aho imyiteguro igeze, ndetse namwe nk'abafatanyabikorwa dukomeze tubikore hamwe. Muri urwo rwego, nyuma y'uko nk'uko mubizi, nyuma y'uko manda ya Perezida wa Repubulika ihinduka kuva ku myaka 7 ikajya ku myaka 5, ndetse tukaba twari dufite n'amatora y'abadepite barangizaga mu manda umwaka ushize. Murabyibuka neza yuko mu kubiganira inzego zitandukanye hafashwe icyemezo yuko byaba byiza aya matora tuyahuje. Nkaba mvuga rero ko igikorwa cya mbere cy'ingenzi cyari ukugira ngo bigezwe ku banyarwanda icyo cyifuzo, ndetse biciye mu mategeko byemezwe n'inteko ishinga amategeko. Kaba uyu munsi itegeko nshinga rigaragaza neza yuko aya matora tugiye gukora bwa mbere yubahirije amategeko, abazahuzwa turebye mu itegeko nshinga ingingo ya 75 igika cya 4 bisobanurwa neza yuko kuva muri uyu mwaka 2024 tuzakora amatora ahujwe ya Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite. Bijyanye n'amategeko kuko niyo dushingiraho kugira ngo dutegure amatora muri ya nshingano navuze. Tumaze kubona itegeko nshinga, birumvikana neza yuko itegeko ngenga rigenga amatora ryagombaga kuvugururwa. Itegeko ngenga rero ryaravuguruwe, rigenga amatora rishingiye kuri iyo ngingo, kugira ngo ibigenwa mu itegeko ngenga
bibashe kubahiriza ayo mategeko. Twaje nanone mu bufatanye n'izindi nzego hagiyeho iteka rya perezida rigena iminsi y'amatora, kuko naryo rigomba kuboneka kugira ngo muri iyo myiteguro tumenye igihe amatora azabera, kuko byose bishingira ku mategeko. Tukaba muri iryo teka rya perezida wa repubulika ariho bishingiye ku mategeko hatangajwe iminsi y'amatora. Nk'uko tubizi, tunabashimira ko mwakomeje kubigeza ku banyarwanda hirya no hino. Itariki 14 tuzagira amatora muri diaspora, tariki 15 tukagira amatora imbere mu gihugu, tariki 16 z'ukwa karindwi tukagira amatora y'ibyiciro byihariye. Ahangaha nagira ngo nibutse yuko tariki 14 na 15 tuzatora abadepite 53. Murabizi neza ko dufite tugomba kugira abadepite 80 bazatorwa, bagomba kujya mu nteko ishinga amategeko. Ariko nk'uko amategeko abiteganya, abandi 27 baturuka muri bya byiciro byihariye bazatorwa itariki 16 n'inteko itora nk'uko amategeko abiteganya. Amategeko tumaze kuyabona, igikorwa cyihutirwa kindi gikomeye munsi cyakozwe kandi gikomeza gukorwa ni lisiti y'itora. Lisiti y'itora ni igikorwa cyangwa ni igikoresho gikomeye cyane cy'amatora, aho abanyarwanda bahabwa uburenganzira bwo kureba ko bari kuri lisiti y'itora, kuko niyo dushingiraho kumenya umunyarwanda, kumenya wa wundi ufite uburenganzira bwo gutora. Lisiti y'itora rero uko imyaka yagiye ijya imbere, ngira ngo murabyibuka wenda bakuru nkanjye nukumbura mwese muri bato, kera bandikaga mu gitabo, kandika mu gitabo bagakoporora umuturage akarebamo. Ariko igihugu cyacu uko kigenda gitera imbere hajemo ikoranabuhanga, ku buryo ntitukigora abaturage cyane buri gihe habaye amatora kugira ngo bagende n'ikaramu ku murenge, ku mudugudu biyandikishe. Ahubwo igikorwa kubera inzego zuzuzanya n'iryo koranabuhanga rigenda ritera imbere, dukorana n'ikigo gishinzwe indangamuntu. Ikigo gishinzwe indangamuntu muzi neza yuko gifite abanyarwanda bose mu bubiko bwabo. Muri abo banyarwanda gifite cyandika buri gihe biturutse mu nzego zitandukanye z'indangamimerere, tubona abo twebwe twifuza. Dufite systeme y'ikoranabuhanga natwe ivugana n'iya NIDA cyangwa ikigo gishinzwe indangamuntu, ku buryo buri mwaka tuvugurura iyo lisiti y'itora, twakira abagejeje imyaka 18 yo gutora nk'uko amategeko abiteganya, kuko muri NIDA ho baba bafite n'abafite iyindi myaka. Iyo lisiti y'itora rero ni igikorwa tumaze iminsi dukora, dutegura dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye. Uyu munsi nk'uko twabitangaje, tukaba tugiye mu cyiciro cyo guhuza abanyarwanda nanone mu kwikosoza, kuko si ukwiyandikisha, nacyo tugisobanure ko lisiti tuba tuyifite, ahubwo no kwikosora, kureba kuriho, kureba ko yibagira hari imyirondoro yimeze neza, ndetse n'uwifuza kwiyimura akaba yakwiyimura aho ashaka gutorera, kuko abanyarwanda baba bakora imirimo yabo hirya no hino, nabwo n'uburenganzira bwabo. Nihuse rero icyo navuga nuko urebye hafi 90% y'abifuza kwikosoza ku makuru tumaze kubona, nuko bamaze kwikosoza kuri lisiti y'itora. Ariko uyu munsi tukaba turi mu gikorwa cyo guhuza ibyavuye mu midugudu, ndetse no kureba ibyubahirije amategeko, ko tuba dufite n'abatemewe kujya kuri lisiti y'itora. Iki nicyo gihe rero tuba tugomba kureba dufatanyije n'inzego zibishinzwe kugira ngo hazasohoke lisiti y'itora koko iriho abanyarwanda bemerewe gutora. Wenda ikindi twakomeje kugenda tuganiraho tunagaragaza nuko kuri iyi lisiti y'itora bigaragara ko muribuka ko amatora ayahuje abanyarwanda benshi yabaye ay'abadepite
muri 2018. Icyo gihe rero nyuma yaho kubera covid 2021 hagiyeho ubundi buryo kugira ngo abantu hatabaho kwanduzanya, biba ngombwa ko habaho guhindura gatoya. Icyo gihe rero duhereye icyo gihe kugera uyu munsi bigaragara ko hari inkuru ishimishije ko dufite urubyiruko rugiye gutora bwa mbere kandi bishimiye abo tugenda duhura nabo, nubwo imibare ikomeza gukosorwa kuri iyo liste y'itora nk'uko nabivuze, ariko hafi miliyoni ebyiri z'urubyiruko bagiye gutora bwa mbere kuva muri icyo gihe. Ni ibintu byiza kandi dukomeza gukangurira urubyiruko kwitabira ibikorwa by'amatora, biyongera ku rundi rubyiruko kuko muzi ko mu Rwanda n'umubare munini dufite ari urubyiruko. Ikindi navuga bihuse nuko nyuma y'ibyo byose ntabwo amatora ashobora kubaho tudafite ibikoresho by'amatora. Tuboneraho no gushimira igihugu cyacu ko nk'uko mubizi kera baterankunga hari n'igihe bifashe ariko abanyarwanda bishakamo ibisubizo. Uyu munsi twishimiye yuko igihugu cyacu gitanga ingengo y'imari kuri komisiyo y'igihugu y'amatora idufasha kugira ngo dutegure amatora neza, azagende neza, kandi dushimira n'abanyarwanda kuko n'ubundi nibo baba babigizemo uruhare kugira ngo tugire iyo ngengo y'imari. Tumaze rero kubona ibikoresho by'ingenzi, ibyo navuga nabihuza n'igikorwa cyo guhuza amatora n'amasanduka y'itora. Isanduka y'itora muribuka yuko twagiraga isanduka imwe yakoreshwaga kubera ko twabaga dufite itora rimwe. Kugira ngo rero tubashe korohereza abanyarwanda natwe twese mu mirimo yo gutegura amatora, twateguye yuko hazaba hari amasanduka abiri muri buri cyumba cy'itora. Ayo nayo tukayatandukanya amabara kugira ngo igikorwa cy'itora kizagende neza. Tuzaba dufite isanduka y'umweru ifite n'umufuniko w'umweru, izashyirwamo impapuro zatoreweho Perezida wa Repubulika. Tukazagira n'isanduka y'umweru ifite umufuniko w'umukara izatorerwaho abadepite. Tukazagira n'impapuro, nacyo ni igikorwa gikomeye, ni igikoresho cy'ingenzi, impapuro z'itora. Impapuro z'itora nazo ni mu bikoresho by'ingenzi turimo kwegeranya, nazo twazitandukanyije amabara kugira ngo igikorwa kizagende neza. Tuzaba dufite urupapuro rw'umweru imbere n'inyuma ruzatorerwaho Perezida wa Repubulika, twazashyirwa no muri ya sanduka. Twazaba dufite n'urupapuro rufite kaki inyuma ruzatorerwaho abadepite. Ikindi gikoresho cy'ingenzi ni liste y'itora nk'uko nari mubivuze, nacyo ni igikoresho ku buryo icyo nakwizeza nuko ibikoresho bitandukanye bizagenda biboneka uko igihe cyegera. Bivuga kuri ibyo nuko n'umubare w'abakorerabushake kugira ngo imirimo izihute muri ubwo buryo bwo kugira ngo dufashe abanyarwanda ndetse natwe dutegura kugira ngo byihute, nuko n'abakorerabushake tuzabongeraho mu cyumba cy'itora. Twari dusanzwe dufite 4 n'uwo hanze bifasha abaturage kwinjira, ariko uyu munsi tuzaba dufite 5 bari mu cyumba cy'itora. Ukosora kuri liste y'itora, hagakurikiraho utanga urupapuro rutorerwaho Perezida wa Repubulika, hagakurikiraho akajya gutora, bityo bikazageraho tuzatanga ubwo buryo bizaba biteguye mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abantu babimenye, babikurikire hakiri kare. Kuko icyo navugaga ahangaha ni uko dushimira ko muri ubwo buryo dufite abakorerabushake nabo tuboneraho gushimira cyane kuko badufasha muri ibi bikorwa by'amatora kugira ngo babashe kwihuta. Ikindi navuga ni uko twakomeje nk'uko amategeko abiteganya, twakiriye abifuza gutanga kandidatire zabo biyamamaza ku giti cyabo. Iki gikorwa kirakomeje, aho abifuza
kuziyamamaza ku giti cyabo bahawe impapuro nk'uko amategeko abiteganya kugira ngo bashake imikono 600. Ahangaha mbonereho kubashimira ababikora neza, kandi ni inshingano basabwa n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko, ariko ababa batabikora neza rimwe na rimwe twumva hirya no hino ariko bagafashwa gusobanurirwa, twabasaba yuko bakomeza kuba inyangamugayo bagakora ibyo amategeko ateganya, kuko NEC aho bakwica amategeko ifite ububasha kukuba ubwo burenganzira batakomeza kububona aho byaramuka bitagenze neza. Ariko icyo dushyira imbere ni ukomeza kubigisha cyangwa se kubakangurira, ariko tuba twafashe n'umwanya uhagije wo kugira ngo tuganire nabo. Ahangaha navuga ko byaba hamwe na hamwe hari aho byumva, ariko biramutse ari byo byaba bitari byo, ababa bakoresha amafaranga hamwe na hamwe ntitwifuza ko abaturage bacu bashyirwa muri ubwo buryo, kuko iyo ugiye gusaba umukono icyo bivuga ni uko wegera uwo ushaka ko aguha icyo cyizere, uwo mukono ukamusobanurira, ukareba ko ari kuri lisiti y'itora, kuko ntashobora kugusinyira atari kuri lisiti y'itora. Bityo ni ikiganiro cy'umuntu n'undi. Nkumva rero twarabisobanuye mu buryo buhagije, twizera yuko bizakomeza kugenda neza. Ikindi navuga ni uko muzi yuko tugira indorerezi z'amatora, nabo dushimira imyaka uko yagiye ikurikirana mu matora. Tugira indorerezi z'imbere mu gihugu, tukagira n'indorerezi mpuzamahanga. Wenda icyo navuga ni uko hari na site z'itora twamaze gutangaza, tubamaze kubona hafi 2441 n'ibyumba by'itora 17400. Turifuza ko nibura bitarenga abantu 500 kuri buri site y'itora. Igikorwa gikomeye tugiye kujyamo guhera muri iki cyumweru, twanifuje yuko nubwo twabitangaje muza twongera tukabibagezaho, ni igikorwa cyo kwakira kandidatire. Tuzatangira kwakira kandidatire tariki 17 z'uku kwezi kugera ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Ni igikorwa abanyarwanda bategereje n'amatsiko, ku buryo twifuza ko bimenyekana, byumvikana, ibikenewe nubwo babizi benshi, biri mu mategeko, biri mu mabwiriza bafite, ariko ni byiza ko tubisubiramo, abifuza bakamenya ibyo basabwa, bityo batuzanira izo dosiye zikaba zuzuye. Munyemereye rero nagira ngo nsabe mugenzi wanjye ushinzwe amategeko aduciremo muri make, kuko nibigenwa n'amategeko twifuzaga ko bisoma, haba ari kuba ikibazo mukaza kutubaza twabisobanura, ariko twifuzaga ko ibijyanye na nkuko ya chairperson yarabisabye, muri makeya hari ibisabwa kuri buri cyiciro cya kandidatire. Dufite ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, dufite n'abadepite. Ku bisabwa rero kuri iyo myanya yombi, kuri Perezida wa Repubulika hariho kuba ari umunyarwanda ufite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, kuba nta bundi bwenegihugu afite, kuba ari indakemwa mu myifatire no mu mibanire n'abandi bantu, atarigeze akatirwa burundu igihano kingana cyangwa kirenze amezi 6, atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki, afite imyaka 30 y'amavuko mu gihe cyo yiyamariza uwo mwanya. Ikindi ni uko agomba kuba ari mu Rwanda igihe atanga kandidatire. Aho ni kuri Perezida wa Repubulika. Umwihariko twumvisemo cyane harimo imyaka ibiri butandukanyeho n'abadepite, harimo imyaka 35 y'amavuko, mu gihe ku badepite ari imyaka 21 y'amavuko.
35 y'amavuko kuri Perezida wa Repubulika na 21 y'amavuko ku badepite. Hari ibyo ni ibisabwa, ariko nanone hari ibiri rusange ku bantu bose kubemerewe gutora. Ngira ngo twaza kubisubiramo, ariko uyu ni umwihariko w'ibisabwa kuri iyo myanya yombi. Hanyuma igihe cyo gutanga kandidatire nk'uko chairperson yarabivuze, hari ibiherekeza kandidatire. Utanga kandidatire yandika ibarwa abisaba, ibarwa yandikira perezida wa komisiyo. Iyo barwa igaherekezwa na bimwe mu byo ngiye kuvuga nk'uko yarabivuze. Birahari kuri website, birahari mu mabwiriza, birahari mu itegeko ngenga. Access irahari kugira ngo babibone, ariko kubivuga bikeya, hari icyemezo cy'amavuko gitanzwe n'urwego rufitiye ububasha. Icyo nababwira, ibi byose bisabwa ni ibigaragaza bya bindi, ibi biherekeza kandidatire ni ibigaragaza bya bindi amategeko asaba. Icyemezo cy'amavuko kiratwereka imyaka afite, niba afite ya myaka isabwa. Hari inyandiko yemeza hari icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko gitangwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Aho ni kuri Perezida wa Repubulika, kugira ngo turebe ko yujuje cya kindi cyo kuba afite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Aha nabwo nabusobanura, wenda kuba kwibaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ni ukuba afite nibura umubyeyi umwe ufite inkomoko mu Rwanda. Hari nanone ikigaragaza ko nta bundi bwenegihugu, ni inyandiko ye igaragaza ko nta bundi bwenegihugu afite kuri Perezida wa Repubulika nanone, cyangwa se yaba anabufite akagaragaza icyemezo yarabufite, akagaragaza icyemezo kigaragaza ko yaburetse. Hakaba nanone icyemezo gitanzwe n'umutwe wa politiki cyemeza ko umutwe wa politiki ari wo wamutanzeho umukandida, ni igihe uwo mukandida yatanzwe n'umutwe wa politiki. Hakaba icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe ari mu bayobozi basabwa kugaragaza imitungo yabo. Hakaba hari inyandiko ye. Ibi bisabwa ku myanya yose. Izi dokima zose ziherekezwa n'inyandiko y'utanga kandidatire yashyizeho umukono cyangwa igikumwe yemeza ko ibyo atanze byose ari ukuri. Hari nanone ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, inyandiko zose asabwa kuzitanga muri kopi ebyiri. Izo kopi ebyiri atanga, imwe komisiyo iteraho kashe ikazimusubiza, hanyuma izindi komisiyo ikazisigarana. Ku mwihariko ku bakandida bigenga hari ibindi basabwa. Ngira ngo nyakubahwa chairperson yaravuze igihe cyo gusinyisha imikono ko ubu barimo kubikora. Agomba gutanga urutonde rw'abantu 600 bamusinye ko bashyigikiye ko atanga kandidatire kuri uwo mwanya wa Perezida wa Repubulika cyangwa uw'abadepite. Abo bantu 600 bakaba barimo nibura abantu 12 muri buri karere. Nanone ku mukandida wigenga atanga ikimenyetso cye kizashyirwa ku rupapuro rw'itora. Mu gihe babandi batangwa n'umutwe wa politiki, bo hatangwa ikimenyetso cy'umutwe wa politiki, ni kijya ku rupapuro rw'itora kugira ngo batandukane. Hari nanone batanga n'irangamuntu, bagatanga n'icyemezo cya muganga gitangwa n'umuganga wemewe ukorera mu bitaro by'intara, ibitaro bikuru cyangwa ikigo cy'ubuvuzi no kwigisha ku rwego rwa kaminuza. Iki nacyo tugisaba kwemeza mu ngingo ya 21 y'abemerewe gutorwa. Harimo basabwa kuba nta ndwara bafite yababuza kuzuza inshingano batorerwa. Niyo mpamvu batanga icyemezo cya muganga. Ngira ngo ibyo ni muri makeya. Izindi detaye nk'uko twabivuze kuri website, ibisabwa kuri buri mwanya birahari. Hari n'umwihariko wenda ku bazatanga kandidatire ku bantu bafite ubumuga.
hiyongeraho ko atanga icyemezo cya muganga ubufitiye ubumenyi kigaragaza ubumuga afite. Murakoze nyakubahwa Chairperson. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo y'amatora. Ntari najya kuri ibiri imbere, nagira ngo mvuge ikintu gito kuri lisiti y'itora. Ngaruke ko iyi lisiti y'itora ntabwo ikosorwa mu Rwanda gusa, n'abanyarwanda bo hanze bazatora nk'uko mubizi, bazatora 14 nk'uko babivuze. Nabo rero mu gutegura lisiti y'itora n'abanyarwanda bari hanze birakorwa. Ubu ni igikorwa kirimo gikorwa kuzageza mu kwezi kwa gatandatu. Imibare yabo nabo igenda yiyongera. Iyo turebye, iyo dufite ubu tukagereranya n'iyo twari dufite mu 2018, ubona n'umubare wabo wariyongeye, binatewe n'uko n'umubare wa ambasade cyangwa u Rwanda ruhagarariye nawo wagiye wiyongera. Ubu dufite hafi 53 bimaze kwiyandikisha hanze y'u Rwanda. Ubwo mu matora y'ubushize mu 2018 byarengaho gatoya 2020, bigaragara ko n'abanyarwanda bo hanze nabo barimo babyitabira. Wenda ikindi navugaho ni ikijyanye n'imibare y'abatorera mu byumba by'amatora. Nyakubahwa Chairperson yari yavuze ko nibura tugerageza kureba uburyo abantu 500 batarenga cyane batorera mu cyumba cy'itora. Ntabwo ari kuri site y'itora, ni icyumba cy'itora. Muzi ko ku masite y'amatora haba hariho ibyumba. Ibyo byumba rero nibyo tuvuga ko tureba uburyo kugira ngo amatora azihute, binatewe n'uko amatora akomatanyije kandi agomba kurangira uwo munsi, haba gutora haba no kubarura amajwi bigomba kurangira. Niyo mpamvu n'umubare w'abatorera mu byumba nawo twatekereje kuwugabanya. Wenda ikindi navugaho, bavuze ku bijyanye n'inyigisho z'uburere mboneragihugu. Nagira ngo ngaruke ku ruhare rw'itangazamakuru narwo muri iki gikorwa cyo gukangurira abaturage ibijyanye n'amatora, uruhare rwayo, yaba itangazamakuru risanzwe cyangwa itangazamakuru ibyo twita social media. Ni ibintu bishaka gukoresha cyane muri komisiyo y'amatora. Ubwo namwe tukaba tubasaba support cyangwa ubwunganizi, kandi bigaragara urimo murabikora. Mu bikorwa biteganijwe rero, twari tugeze ku kijyanye na kandidatire. Bavuze ko zizakirwa guhera ejo itariki 17 z'ukwa gatanu, bigera itariki 30 nanone z'ukwa gatanu. Turateganya kuzatangaza abakandida bazaba bemewe by'agateganyo itariki 6 z'ukwa gatandatu. Hanyuma tuzatangaza burundu ilisiti y'abakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika ariko n'abadepite bazabemerewe kwiyamamaza itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo tuzatumenye abantu bemerewe kwiyamamaza. Hanyuma igikorwa kizakurikiraho nicyo kwiyamamaza kuri ibyiciro bitandukanye, kizaba hagati y'itariki 22 z'ukwa gatandatu kugeza itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo ibizakurikiraho nyine ni amatora ku matariki yavuzwe, ariko hagati aho ya lisiti y'itora twavugaga turimo tugikosora. N'ubu dukosora dukoresheje ikoranabuhanga, ngira ngo murabizi iyo lisiti yavuye mu midugudu, ariko dukomeje kuyikosora. N'abaturage bakomeje kwiyimura no kureba imyirondoro yabo bakoresheje bwa buryo bw'ikoranabuhanga *169 urwego. Byo bizakomeza kugeza itariki 29 z'ukwa gatandatu, ubwo tuzatangaza lisiti y'itora yanyu. Niko perezida wa komisiyo y'amatora mu mbaga aribyo nakongera kuvuga. kumwe kuganira mutugejejeho bitwinjiza neza mu bikorwa biri gukorwa, byamaze gutangira ndetse n'ibikorwa biri imbere, kugira ngo dutegure neza amatora ya perezida wa repubulika ndetse n'ay'abadepite. Uyu rero ni umwanya tugezemo kugira ngo abanyamakuru turi kumwe babashe kubaza ibibazo bateganije. Dufite n'abatavuga ikinyarwanda. This is the time for questions and answers. So we would like to remind those who speak English that they are welcome to
ask their questions in English and remember to introduce themselves by stating their names and the name of the media platform they are representing here. Munyemerera ko chairperson ukaba ijambo.